ingoma aho ku musozi Karumeli ahanganye n'abanyabinyoma. Eliya yakoze umurimo we, Isirayeli imaze kugoma aho ku musozi Karumeli ahanganye n'abanyabinyoma. Inshingano ya buri mugorozi kugarura abantu ku rufatiro, agasa n'igicaniro cy'Imana abantu bakagaruka ku kuri. Inshingano ya buri mugorozi kugarura abantu ku rufatiro, bagasa n'igicaniro cy'Imana abantu bakagaruka ku kuri. Yohana nawe yakoze umurimo, ishyanga ry'abaye utagigometse aho mu butayu bw'Iyudaya asenya imigenzo yo mu gitambyi. Yohana nawe yakoze umurimo, ishyanga ry'abaye utagigometse aho mu butayu bw'Iyudaya asenya imigenzo yo mu gitambyi. Inshingano ya buri mugorozi kugarura abantu ku rufatiro, bagasa n'igicaniro cy'Imana abantu bakagaruka ku kuri. Inshingano ya buri mugorozi kugarura abantu ku rufatiro, bagasa n'igicaniro cy'Imana abantu bakagaruka ku kuri. N'uyu munsi Eliya ari gukora mbere yo kugaruka k'Umukiza, agarura abantu mu nzira nziza kugira ngo bitegure kuza kwe. N'uyu munsi Eliya ari gukora mbere yo kugaruka k'Umukiza, agarura abantu mu nzira nziza kugira ngo bitegure kuza kwe. Abona abagorozi baheruka bakora mu isaha ya 11 bari kugarura abantu ku kuri, ngo bitegure umunsi w'Uwiteka. Mureke duhe umwanya agaciro, buri wese akore mu mwanya we, turangize umurimo Yesu agaruke, tuzaraga ubugingo buhoraho. Abona abagorozi baheruka bakora mu isaha ya 11 bari kugarura abantu ku kuri, ngo bitegure umunsi w'Uwiteka. Mureke duhe umwanya agaciro, buri wese akore mu mwanya we, turangize umurimo Yesu agaruke, tuzaraga ubugingo buhoraho. Turangize umurimo Yesu agaruke, tuzaraga ubugingo buhoraho. Turangize umurimo Yesu agaruke.